none banyarwanda namwe mudukurikiye ndabizi muraje mudutera amabuye uvugishije ukuri umuntu wari urwaye kuri wari upfuye kuriya yari kumansura kuriya mu bukwe ziriya mbaraga zavaye Keza wagiye agaragaza uburwayi bwe akatwongera kutugaragariza buragisha wo hagati y'iminsi 3 kuva ku munsi wa mbere agaragaza kiriya kiganiro cya nyuma kimaze y'icyumweru zirani prank mumbabarire byaranambabaje ariko ni gute bre ko twese dufite imibiri ni gute waba urembye upfuye kuri mu munsi umwuka ubonye imbaraga zisonda mu bukwe wenda rukuntu uza abwo banakinnye agakino nabi buri iyo manarabi nureba iyo nza kuba ari njye naza ahubwo ngendera ku kakoni yaba yaragamije ikiburiye mvaje hakoze baratuvugisha ukuri uri buriya burwayi habuza abagira impuhwe twaba abagome bo ko mwagiye mureba siko naye nabonye ukuntu yari ameze nangiye kugakanda habuze gata akanyenyeri kumbe ese ni wamufasha ukuntu abonaga hako nawe bre ese umuntu yabarembye kuriya ntutanga ubutabazi numvaga bafite ikibazo cy'umuganga nzi ko wenda watanga ubufasha yabarangira nk'umuganga wabibakorera ariko se umuganga akorera ubusa none se nta nubwo umurwayi abona agasosi n'utubuto baducungira itegeko niba koko uyu Farida yaragiye gusebya uyu mugabo ko yamuteye inda nyuma akagaruka yivugira ko atari ye yagira ngo yice ubukwe Farida ahubwo akurikiranwe n'amategeko nanjye nibyo nari ndi kuvuga wenda nago ari byo ndi kumusabira Hoza. ariko koko nimba reka nkubwire tuye tureka gutwikira ku bintu nanjye ubwanjye mbifite ububasha namwitwarira genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Turongeye turabasuhuje abakunzi b'ibiganiro byacu aho murereye hose, Imana ikomeze ibahe umugisha, abari mu gihugu indani abari hanze yacyo, Imana ikomeze ibahe amahoro n'umugisha. Uno munsi turi kumwe n'umukapo bamwita Bobo. Bobo bimeze bite se? Freshman Meze neza Imihanda ndikoni ridanje. Imihanda ni danje gutariwe. Imihanda muhora mugiriye ngo ni danje kuva kera nigiba. Abavandimwe bawe bari heza? Abavandimwe banje bamwe bari ku mashuri, barimo bariga, abandi bari muhira, abiga bataha, hari nabiga babayo. Ariko bo naba bakobwa abo bajyanye muri interina vuba, abo nabahise y'abavandimwe mfite banje bari muri interina. Abavandimwe sabo muvukana. Ese ubunye sindi umuvandimwe wawe? No suburi ku ishuri. Wari ufite n'imikoro harya nini? Inde? Iyihe? Iyi. Iyo ngaki mikoro ni yanjye ariko. Bobo. Mana y'amahoro yoherereza abavandimwe. Iraborohereza Imana iraborohereze. Bashiriremo imiyaga kabisa bari abavandimwe. Barababaje man. Ndabyibuka Pyonika yagiye ringe tumaje gukorana bwa nyuma. Ni kiganiro mbese yakoze bwa nyuma. Ninge twagikora. Oya, byahozeho. Kuko ntago icyo ngicyo ari cyo cyatumye agenda. Kuko yagiye kitaranasohoka twe tumaje kugikora uwo mwanya. Bwa nyuma. Ajya kugenda umuvandimwe. Oya. Ntabwo ari nge. Kuko urumva ntago baba babonye dosiye uwo mwanya, iba yari musanzwe ahubwo bagaplaninga umunsi. Rero uwo munsi nyine nibwo byarangiye nyine, ariko Imana y'amahoro zikiborohereza kandi baramera neza.
ayi ndagerageza ndagerageza pe oya ndagerageza burya mana umuntu usenga nyabyo usenga bya nyabyo ni Yesu nawe ubundi je ntabwo mvuze ngo niyemeye ngo ndasenga cyane cyane ndo umunyantege nke pe oya abantu bose cyetse utari umuntu ntabwo umuntu abura akantu kamuciniki umunyantege nkeya ukagwa ariko nibivura erega no kugwa si ikibazo oya ahubwo ikibazo ni ukurambarara kandi ntabwo twabura kugwa ahubwo amahirwe tugira uhora tubyutse Yesu ari we Yesu wadupfiriye ku musaraba haleluya agoze bobo amagambo uvuga wajya gufite nk'imyaka nka senkane wajya ufite nk'imyaka nka senkane ntago nyibuka imyaka mfite oya ntago ntuyitubwire ariko ntago ibintu uvuga bimungana kubera nyine mvuga ibihwanye n'ubwenge bwanjye oya mvuga ibici biri hasi y'ubwenge mfite ufite ibintu biri hejuru cyane mane wakomeje ikiganiro ibintu byavango nimwe muza mukogeza hano wakuma ngo bafite ibintu biri hejuru cyane karangira tumenyaza aho ubwenge bujya muka twoye ariko amuri abagome man nese ugonda kogeje bobo oya ngiye nkubwisha ukuri oya man sha ari hejuru cyane azubu tuzatuvugisha no kuri tukuzire koko murakoze bobo tutaratangira ikiganiro cyacu neza gira amagambo makeya wasobanuramo ubuzima umuntu akubajije ngo ubuzima ni iki wamusubiza ngo iki ubuzima ni ikintu kigari ni ikintu kigari ni ijambo ryagutse abantu bava ku ubuzima ari uguhumeka bandi akaba ku ubuzima ari ukuba ufite ubutunzi bandi akava ku ubuzima ari ukuba ufite nta kintu ubura ariko ubuzima bwuzuye budafite ingaruka ni ukugira Kristo kuko iyo ufite Yesu uba ufite ubuzima bwuzuye ushobora kugira Yesu nta mafaranga mfite ariko nkabaho nshobora kugira Yesu nta muryango ngira yego nkabaho neza so iyo uvuga ubuzima rero si amafaranga burya no guhumeka si ubuzima oya guhumeka ni pariti imwe igize ubuzima ahubwo ariko ushobora guhumeka ubabara uribwa ndabivuga nk'umuntu ubizi yego nahumekaga ndibwa nararibwaga ariko ngahumeka urumva rero nta buzima bwuzuye nari mfite ako narahumekaga ntigeze kugiraho amafaranga nayagezeho mwana agizeho amafaranga pe kandi menshi geraho nagira ubushobozi bwo kwigurira imodokari yanjye mba ahantu hanjye heza si ibyo ariko nta mahoro nari mfite man ubuzima ni Yesu nta Yesu nta buzima umuntu rero utari umukristo cyangwa se utazi ibintu nk'ibyo akumva uri kuvuga ngo ubuzima no kugira Yesu wabimusobanurira gute nuko umugira afite ishusho ye mu rugo iwe wabimusobanurira gute ko umuntu agira Yesu amutunga gute nukumutunga muri we ukayoborwa nawe kaba mu buzima buyoborwa na Yesu harimo ababaye mu buzima bw'urumogi bumva ko ari rwo rubaha ibyishimo ariko bazacunge barebe iyo rubashizemo biba bisaba guhora barunywa kugira ngo bahore muri ya vibe ariko umuntu ufite Kristo muri we ugira amahoro nta kindi kintu urebeyeho bese ugira ibyiringiro bidafite icyaho bishingiye ariko burya ibyiringiro by'inzoga narazinyoye ndazizi inzoga inzoga ndazizi nta byiringiro byazo
zigushuka kuri muzima nonaha ehe ariko nyuma yo kujya zigushiremo upfa kabiri uzanupfira kabiri mana utekereza ku ikofi yawe watanze urumva umutwe ukabyuka ukurya ikintu cy'igihango mfa mana noneho ugahita uvuga ati noneho ni ibiki mwuka byara ugatekereza abantu waguriye hano wagira ibyo ukaba wanaserereye bro upfa ugira umujinya urenze wo wari ufite ariko umuntu wifitiye Yesu ari igiti mu jisho haleluya we no yemvuze Yesu nduzuzwa nyabona tukiri kuri icyo cy'inzoga hari igiti mu jisho we wanaburiyemo telefone biri mango sima umujama hari umujama w'ibiti yanjye yari kumwana urumva bre rukusa ano umujama yari yabaye ariko nani jama waje wo mukajya kuryama ati wapi ati ndayoboye aba yatse telefone muntu ntari buvuga ati nanyibikira sayimanye ayikubikira yari isaka agiye gutaha sanga nta fone nta n'igiceri cy'atanu afite mu mufuka ngategewe nande hari cyane umuntu wari wakoze aho hantu wamutegeye yamuhaye bibiri aratega arataha abahungu muzi ubwenge ze muri iyam mana mwana uriya mushuti wawe inzoga siza bato oya uriya mushuti wawe biriya bintu byamubayeho umurebera uri kunywa fanta aho ngiye naramu aze bobosha ngo wamugize ute naramubwiye waje tukataha ukajya kuryama wo mukore yawe ngo wapi ngo abantu bansuzugura gute gukanda ari njye ubayoboye umujama ngira ngo yataye ngaramanuka ngagiye muri kabiri turi muri gatanu bakeye mbonanga yema arakoresha WhatsApp yo muri machine ngo shango phone bayinyibye ngo yarazi yuko yarambwiye ngo yarazi ko hari umuntu ngo wayimubikiye ategereza umunsi wose amagara wa kabiri amagara wabeshya ngaramukunda ajya yamubwiye ngo si yo we Danimbibuze siwe yatse se reka tubwire abantu badukurikiye ko inzoga atari nziza ntago ari nziza pe muzireke banywe mu rugero abatabasha kuzivaho bajye banywa mu rugero kandi birinde akantu ko kuvanga ariko piwonika yangana hari shagiye mu gihe kibi muvandi bakidufungura koko ayo sugaje bakidufungura cyangwa ubwo Imana oya yari yagakesheje na rimwe se yego this zikari ibyo nibwo itangazo rye ryaraye risohotse kandi icyo gihe itangazo ryasohotse turi kumwe aho bwa mbere yakarayemo nabwira giti mu jisho ufite umusatsi mwinshi birangije sha bamujyanye atagatashye spion ariko nubwo bagafungura gute mujye mukajyamo mubyine munywe dukeya nimuvange iki cyo kuvanga bizarangira muraye mu bwiherero ase kuki wabakantu ko kurara mu bwiherero wagatinza niko kabi nakuzi kubura ubwenge mu bwiherero aya ubwo se ukubura ubwenge none kugira ngo usohoke kugenda urara hari hameze hate ntago harameze hate bre wazamubaza nanjye kuvuga umunsi sinda mubona ngo mubaze Bobo reka ibyo tubyihorere ubwo tuba dutangiyemo message hari abantu njya mbona muri comment bavuga ngo ubusenga iyo kiganiro ngo kigisha iki societe katuvuye gutya barubyiruko rugiye kuza mu biruhuko urumva aho ngaho rukaza mu biruhuko bubari bufunguye kugeza mu gitondo mugende gake
hano muje mu biruhuko ni grande vacances ariko ntago ari byiza inzoga siza bato n'abazinywa hari igihe uvukira muri famiye ukaba uyinywa hari igihe ukura ukigira ikirara nk'icyo kikwegereye pirato uwo nk'ukwegereye buriya ejo navuganye n'umubyeyi we ambwira ko atamuheruka ekaze nukuri ubwo nawe yumvireho de nuhise arumva ariko rero mwabana mwe muje mu biruhuko nimba warigize ikirara bikirara kuzirikana ubuzima bwawe nimba hari n'umuco w'iwanyu ko muzinywa zirikana ubuzima bwawe namwe mugenda mu bishuko urumva hari n'akandi akantu ko kiwari ukibagiye mu kwezi kwa 12 ataya guterwa inkingo zituma tutandura sida ese karakantu kandeye ubwoba ngiye kaneye ubwoba karakana ngiye narabibonye nigeze kubibona kuri stati y'umuntu ngira ngo ni ibintu bizaza kera kuko numvaga ari ibintu bitabaho ahubwo se muri ku kwezi kwa 10 ahubwo se ni katangiye ujya ibyo ari byo byose cyarya nizingaye uyu munsi turi 16 oya batuze ko zizatangira kuri zingaye ni 24 nimba nibuka neza biri mango sima biri bucena herikaba ye kazavukira muri benshi oya ubwo se kazahita gatangira gukora no automaticom akora urarushinge ako leta yacu no umubyeyi komeye ariko se akubwo ngubwo na abana tuzabazeta benshi aya abana nabo atega abantu bamaze gukura hasigaye hariho uburyo bwo kwikingira kandi kwavuyeho ubwo se warira bombo mwishashi nago bira bintu bikuraho gukoresha agakingirizo warira bombo mwishashi se ibyo byari ibya kera kandi uzi neza ko oya wabuzi ko bombo itagikeba nta rwembe rurimo ukazajya ukurama amazi yo mwishashi turuka muri bombo bobo byiyorera amazi yo mwishashe ndi yasigaye aryo azagake gake ikizi aho byari bihereye ayo abantu no bakobwa batoya birinda amadada ateganyijwe tazabasubiza kwisubira ku ishuri mu kwa mbere baze nyine basabwo basubire mu masomo babizihiza imyaka neza n'imiryango yabo birinze inzoga ndetse n'amada adateganyijwe kandi namwe mwabasorema ubwo nawe wumvireho nabo bose mwegeranye mureke gukina n'abana ushatse kuvuga iki nyine mu mineri yes mureke mutazateza impagarara mu bantu mwirinde ndadamwe zitateganyijwe muzitera murakoze turagushimiye ku nama nziza ugiriye n'abanyarwanda dore nawe n'urambeshyera akubeshyera iki nta numwe ubwo nuri muzima nyine twikomereze ubwo nuri muzima genda umukristo ariko kuba zahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa ntabwo umukristo utari muzima sawa urwego rwawe twarubonye oya shaka Yesu yaramfashe tukiri aho ngaho bobo yego ibyo tubisimbutsemo gakeya twabonye ejo bundi ubukwe ni bwiza mu muco ariya buriya ni mu muco ra ubukwe si busobanuye ikintu gikomeye kuno mu rugendo rw'ubuzima rw'umuntu hari ibyo bavuga ngo hari ukuvuka hari kubatizwa hari ugusibwa ubundi ubukwe ni bubi n'ubukwe nabwo buza ubukwe ni bubi ukuvuka no gupfa no kuvuka ni butatu kuvuka gushyingirwa no gupfa kuvuka gushyingirwa no gupfa yego ariko twe turi kuvuga ubu warabonye aramanzu yaramanuka nasa ariko birana ibyishimo darabibonye ari abantu yari amaze iminsi arwaye ahari yakiza je naringiye yakiza
ibyo bintu naringiyeho kizate bavandi mwebwe mumenye imakuru yose byagenze bite. wari ikiganiro twari duherutse kubona arwaye cyane cyanavugwaga ko abanyeshuri wanjye esheri wawe ndabona myasa I love you bebe. hari ikiganiro twari duherutse kubona akira cobe tabiro umuntu yego akira be nyitabiro no muntu mubwire ko ndi mu kazi. ikiganiro twari manure duherutse hasi yego ngo byagenze gute. ikiganiro twari duherutse kubona buriya wakoze ubukwe Samantha yego yakoze ameze nabi cyane yego ariko uko byagaragaraga yari arembye pe ariko ngo yari yahwereye Oya yari yahwereye ijwi ridasohoka. Ashize icyumweru kimwe. Ariko muri ubwo burwayi bwe hajemo umurozi, havuzwemo umurozi. Ni titire. Ni titire? Dore uko byagenze. Witwa Farida. Farida yari inshuti na Samantha. Baza kugera sinzi icyo bapfuye barashwana. Biyamanye. Bashwanye. Samantha abwira Farida kamukuye mu nshuti ze. Kurikirana ikiganiro yakoze kwa nde harya. Kariza. Kwa Keza. Keza TV show. Amukuyemo Farida atabishaka. Ko muvana ko Farida yifuza ko bakomeza bakibera inshuti. Ariko Samantha we arabyanga. Sinzi ibyo yari yaramukoreye batashatse gushyira kuri iyi mihanda. Farida arwara inzika Samantha. Yego. Amurwaye inzika bigeraho Samantha ategura ikintu kijyanye na mariage. Umunsi w'umurenge Farida aza mu murenge yisajije. Biranasakuza. Nguriya mugabo wa Samantha yateye inda Farida. Avugaga kamutwitiye. Avuga kamutwitiye. Ni gute ugiye gusezana n'umuntu untwitiye? Ariko amategeko arabyemera? Oya. Ntago bagusezeranya kwa kanya murabanza bakabajyana ara mukabiganiraho bakabunga mukabyemeranyaho. Ko buriya inda umwana ni igihango gikomeye kubera ko umwana niwe Rwanda rw'ejo nicyo gihugu cyejo. Yego. Ntago rero batuma umwana avukira mu ntambara nk'izo kandi banyiri bwite bahibereye. Babashyira ku ruhande bakabiganiraho bakabyuzanya bakajya byavanga no mu mategeko bagakomeza ibyabo yamubohoye barasezera ko yabyanze nta kiba. Yego. Sindi kitegeko rigena aho ngaho ubwo ni imyumvire yanjye. Mbabarire nuko mbitekereje simbihamije banyamategeko mutayaguminjiriye mu kazi kanyu. Niho ubwenge bwanjye bugarukiye. Birangije birarangira baraba barasezerana Farida Samantha n'umugore barasezerana. Ariko hasobanure neza ni imbere y'amategeko. Ni imbere y'amategeko ari byo bita mariage civil. Yego. Birarangiye. Nyuma yaho Samantha nibwo yatangiye kurwara. Yego. Yari muzima. Yarwaye avuye mu murenge. Wibuke ko aciye mu kwezi asezeranye. Kuva yava gusezerana uko kwezi kose yararembye. Biza kuvugwa ko yarozwe. Ku matitire twajyaga tubona. S'il te plaît, ku matayito twajyaga tubona. Byumvikane neza. Twajyaga tubona banditse ngo umurozi Farida waroze Samantha agize gute ariyiziye. Arashaka kumwicira ubukwe. Yewe no mu bukwe ejo bundi kwa gatandatu. Hari Kigali ari titire nabonye ngo umurozi Farida basanze mu bukwe abateye mu bukwe. Wumve izo titire bivuze iki zatugaragariza ko Farida ari waroze nde Samantha.
ariko hari n'ikiganiro nabonye ndumva nanakikweretse cy'uwo witwa Farida. Ugeze wumva aho yaroze? Oya, aho yavuze voilà, ariko niho nshingiye kuri za titire. Ariko impamvu bazishingiyeho nkeka nuko hari ahantu yavuze ngo njyewe nashakaga kwica ubukwe bwa Samantha. Yego, ariko mu kubwica yabivuze mu rwego rwo kuza kuvuga ko umugabo wa Samantha yamuteye inda. Ntago yavuze ngo ashaka kubwica yaroze. Yego, ariko urumva abantu bahita babihindura. Hase ubundi icyo kintu cyo twakita iki? Kwica ubukwe bwa mugenzi wawe ukaza ukavuga ngo umugabo wawe ngo urumva we yashatse kuko Samantha ngo yashyize ku ruhande Farida amushyira kure. Farida mbari Farida yamutaye kure kandi Farida ashaka kubibamo cyane. Agira ishyari rero, twavuga ko ari ishyari. Twongeye kubona ikiganiro Farida azasaba imbabazi kwinda atari yuriye mugabo, ariko Farida n'ubusanzwe turamumenyereye azavuga uyu munsi ngo habaye iki, ejo agasaba imbabazi ngo yari yasinze. Mpamvu natangiye bango inzoga sizabato gene gake cyane. Ariko se ikintu nibaza kuki nimba bira bintu atari agatwiko koko ndabigeraho. Nimba atari agatwiko umuntu baramubeshyira ngo yateye inda akabirekera aho ngaho gusa. Urabona yabivugaga bo barwaje, bari barwaje. Ese ubwo wajya guhangana kandi n'uwawe arwaye? Oya, ntabwo bishoboka. Yararwaje bamwe. Ntako disi tunamwihanganishe nubwo yakize vuba. Twarenganyije Scovia bigarukeho avuga ngo ni gute Kanimba yagaragaye karwaye kuki batagaragaje ko yakize neza cyangwa kirwaye ngo abe yaragarutse mu kazi. None nanjye nkibaza tubeshya abantu. Niyo mpamvu turatureza ngo ndimo nakubwira iyo babikomeje mba nakomerejeho, ariko nayo ngeze ndayibuka. Ntabwo njya muri Amerika ngo nibagirwe. Cyane cyo ngukunda. Oya, barabimenyereye. Hano namango ibiki namenyereye. Ntabwo kutibagirwa barabimenyereye. Namango Scovia yavuze kuri Kanimba tumutera amabuye. Ariko la majorité hari ibintu biba. Hari mu buteka mutwe. Yatubwizanye kuri hano. Yego. Samantha twamubonye arwaye mu kuva viriye mu murenge. Avuga ko umuntu umufitiye ishyari. Uyu mwanya bigaragara ko ari Karinde kari Farida. Ku matite niho bindi cyo bitwereka. Yego? Yego. Farida nawe yaje yivugira ko atifuzaga ubukwe bwa Samantha. Yego? Yego. None ngewe nkibaza. Ikiganiro cya nyuma Samantha, none reka tuva kuri Farida turamugarukaho nyuma. Yego. Ikiganiro cya nyuma Samantha agikoze kuva gikoze arwaye hashize iminsi 7. Ni icyumweru kimwe cyonyine. Avuga ngo ndapfuye ndi gubura imbaraga ari gusamba yawe yari kumwe n'umugabo we. Twese turarwara, twese tuzi uburyo turwaramo. Hashize iminsi 3 yonyine nyuma y'icyo kiganiro. Man ngeze hano ndanara ndumva ndakaye. Haza bigaragara yakoreye ibyo bita bride shower, bimwe by'abakobwa n'abagore babagiye kubigisha. Bari kwitegura kurushaka. Abyara umama ujye ubikora nuza inde mama irere. Imana imuhumugisha ngajya bikora neza ntago mbizi. Bajya baduhezamo. Ari umugabo ngo yigeze kuyitabira. Umugabo yabyitegereje mbona nk'ibibambwe. Nanjye yabinda bimbona nk'ubambwe. Mibiri mango sima. Ndumva pfashishwe. Ndanujurwa n'ukuri. Nuko rero nyuma y'umukobwa wawe
nyuma y'uburwayi bukomeye ariko ari gusamba nuvuga uburwayi utagira abantu batagira ngo ni kwa kuntu umuntu arwara malari n'uburozi yego yarashatse kwicwa ubukwe bwe buzimirizwemo ngo bihwaniremo yego none banyarwanda namwe mudukurikiye ndabizi muraje mudutera amabuye uyu Samantha aya ni Keza wamukoreshaga Keza wagiye agaragaza uburwayi bwe akatwongera kutugaragariza buradishaho hagati y'iminsi 3 kuva ku munsi wa mbere agaragaza kiriya kiganiro cya nyuma kimaze y'icyumweru uvugishije ukuri umuntu wari urwaye kuri wari upfuye kuriya yari kumansura kuriya mu bukwe ziriya mbaraga zavaye asanga yaravujwe nyamara neza aha tubyemera n'icyo kiganiro babazaga umuvuzi bari kuvuga ko bataza hano yaba bataza hano yaba ni ikihe kiganiro batugaragarije ko Samantha yabonye umuvuzi yamuvuye agakira kubera iyo mpamvu twabisaba nimba ibintu byanjye bitangiriye kuri social media binaharangirire buretse bivuge ngo ubishyize ku karubanura bifunguye ubihaye buri wese yego bimeze nka filime twifuza uzarira baga filime karyoshye umuriro ukabura urababara arabaga mu kanya baburiye mu muriro uburiye muri esanseri hako bari abagabo rero barabura mu kanya nanasaba abantu bafite ama esanseri rwose baje bashyiramo amanimero muyishyiremo ibintu by'amanuza by'amakamera itashu I love you baje bashyiramo kamera cyangwa nimero ku buryo umuntu ahita babaza na nimero kuburyo umuntu tutaduhamagara ko abantu bapfiriyemo ubushyuhe ngo bubakubitiyemo basohotse ibyuya byabishe yego noneho niba ngewe ibyanjye nimba umuriro ubuza ndi kureba filime ntarageza kuri finale byanze bikunze urababara cyane shakisha sorota umuriro ugarutse niba udutangiriye ngo urarwaye ntutwereke uburyo wakize ukatwereka ibyo bashaka kwica birimo birabura uramansuramo bidaciyeho n'ukwezi cyangwa icyumweru ziriya mbaraga nuko wari umeze niyo wavurwa kwajana bre ntago mu munsi umwe wabonye ziriya mbaraga wabonye buradishaho ukuntu yari ameze nayibonye n'ubukwe wabonye mu bukwe ukuntu yamanutse akamanuka akabyina akagera hasi kanzu hejuru yenda kuvaho aha hantu harimo ubutekamutwe nawe ntabwo wavuga ngo reka mubwire ukuntu harimo ubutekamutwe yereka mpita mbihuza n'uyu Faride abajamakazi bashobora ntabwo mzemeje bashobora kwicara kandi birashoboka byinshi bakwicarana mbaze nkani Blaze reka nicare dupanga ikinyoma kubw'inyungu runaka Samantha reka njye mvuga amazina yabyo ko ni ibintu biri hanze ntabwo ari ibintu turi guhimba kandi nimugira ngo turibase turi kuganira ku byo twabonye ko njye sintangaza amakuru sindi umunyamakuru yego njye nitangira ibitekerezo rwose nanga ibitekerezo sindi umunyamakuru ntabwo nabyigiye ati bashobora kwica nize ubwenjeniyeri design umuntu ushaka kubaka neza ajya mbwira kandi ndi n'umuntu ubasha guguza na kampani igurisha ibintu wivuganiye na nyirabyo tagihuye n'umukomisiyoneri ni Baisel Land aho kako kantu ni sawa byaba abakomisiyoneri baza babwira ngo urampaye areka da Baisel irabikora neza wivuganira na nyirimari nawe ushaka kugurisha tuguza n'umuguzi mukivuganira
ako kantu ni sawa zaza kubisobanura neza mu minsi iri imbere ko ntago ndashyiraho agakono ndi hafi nikira agakono neza kuzayanza kabivuga zaza nzanye n'ibirango cyane yego shobora kwica bashobora bajamakazi ngiye ko mbibonamo nicaye nkareba yego baricara bakavuga bitewe n'ukuntu Farida tumuzi na Samantha tumubona muri social media yego ni gute batahora ngo baganire umwe abumugome n'undi kasanzwe azikakora ubamabara kaza ati ni ubusinzi yego ati sinzi uko nitereye batavango reka dupaga akantu twibonera agafaranga mu bantu bira bintu byose akaba ari imikino badukina cyane bako baba barenze gendebye zira ni prank mumbabarire byaranambabaje ariko ni gute bre ko twese dufite imibiri ni gute waba urembye upfuye kuri mu munsi umwe ukabonye imbaraga zisonda mu boko wenda ari ukuntu uza ahubwo banakinnye agakino nabi buriya nureba iyo nza kuba ari njye naza ahubwo ngendera ku kakoni ni nabwo yari gukina agakino nabwo yari gubakinnye agakino neza naho bukarapfubye ariko se Bobo nimba nakara ari agakino nge ntago mbihamya nimba tutabihamya niko mbibona niba koko ari byo yaba yaragamije ikiburiye umva je hakoze baratuvugisha ukuri uri buriya burwayi habuza abagira impuhwe twaba babagome bo ko mwagiye mure siko naye nabonye ukuntu yari ameze nangiye kugakanda habuze gata akanyenyeri kumbe ese ni wamufasha ukuntu abonaga ako nawe bre ese umuntu yabarembye kuriya ntutanga ubutabaza numvaga bafite ikibazo cy'umuganga ngo nari nzi ko wenda watanga ubufasha yabarangira nk'umuganga wabibakorera ariko se umuganga akorera ubusa none se nta nubwo umurwayi abona agasosi n'utubuto ariko nanjye ndikijije ntabwo ibyo bintu mba nabitekereje neza waba inshuti n'uwaraye hariya ubundi ukagira ubwo bwenge ibyo ngibyo reka tubireke ibyo ngibyo reka tubireke oya twibaze biriya bintu why umbwira ngo uyu mwanya ndarwaye nyuma y'umunota ndakiza byane bango nimba ari n'agakino nimba ari n'agakino bagakinnye nabi iyo baza kuzana buriya bukwe bukaba basi yewe buriya nari kuza mu ikanzu nkanakodesha akagaresha sikaye bwari kubona menshi ubundi se nimba ari n'agakino uzute ko yabonye make ako abantu babona igishoro cyarabonetse bizute wagiye uvuga ibyuzi ariko se wari wanga inyongera nawanga ijana muri je kagakino nagakina kugeza karangiye nasome ndabaye ari n'ukina imikino n'ubundi yakongera agapango ndi mukino ubwo nuwuhe ko twabimubonye gute se twabyemeje kari agakino hari uko tubiza ariko ngewe ko mango mbibona kari agakino ninge Bobo ubibona gutyo nina nabizira nzazi icyo nge ninge ni gute mujye mu kiganiro ariko tujye ibi bintu kiza kibi cya social media itugarurira ibintu twikoreye nimba ikiganiro yagikoze mu cyumweru kimwe nyuma y'iminsi 3 agakorerwa bride shower yego muri ya minsi 3 akuyeho imbaraga zabyinye muri iriya kanzu y'icyatsi nimba ari icyatsi nimba ari ubururu ariko yakubye urukweto gita gukuba muzenguruko ziriya mbaraga zavuye uri mu minsi umwe aha bamukoreye bride shower kuwa 5 kuwa 4 kuko ndabizi bari abantu bari bariyo ba prodingirayo babyita gutwika
ku wa gatandatu nibwo yakoze mariage. Yego. Wabonaga uburyo bari gusunda babyina bamanuka bakagera hasi. Abari abana bafite umubiri bro. None ni gutumbwira nawe witegereje ko ari ahantu hatarimo kata. Jewe akantu nabonye, akantu natinze nyine gatuma nekereza ngira imitima myinshi, ni kari akantu k'ukuntu yaje ku rukiko ajya ku murenge narwo ngo n'urukiko akisaza uriya mugabo wa Samantha yamuteye inda, nyuma bikarengaho akagaruka akavuga ngo ntago byari byo, yagira ngo yice ubukwe asebye uriya mugabo. Nje nkibaza nk'umuntu turaza ubukwe kubutegura, akeka dutegereze ko Farida azabyara ko. Oya ariko yavuze ko afite undi mugabo mwiza. Dutegereze ko azabyara. Umva ikintu nasoje iki kiganiro nkitaye. Umva ikintu nende kukubwira popo. Mbana munja mu winyirukansa. Turabizi ukuntu ubukwe buvuna. Ndabizi ngewe. Ukuntu kwikundanira n'umuntu wawe mukageraho mupanga ubukwe. Bikagera finali ndabizi. Ibaze kuzamo umuntu agashaka kwica ibyo bintu byose mwatangiye mwapanze. Akazanamo ikintu icyo kintu kubeshya ko umuntu yaguteye inda ni ikintu gikomeye Bobo. Ni ikintu gikomeye. Baducungira itegeko. Niba koko uyu Farida yaragiye gusebya uyu mugabo ko yamuteye inda, nyuma akagaruka yivugira ko atari yagira ngo yice ubukwe, Farida ahubwo akurikiranwe n'amategeko. Ntaje nibyo narindi kuvuga, wenda nago ari byo ndi kumusabira, ariko koko nimba reka nkubwire tuye tureka gutwikira ku bintu. Nanjye ubwanjye mbifite ububasha namwitwarira. Wamutwara gute? Shoferi wanjye abayagiye. Akagera Bobo arigaritse. Uzunore mukanya ndabansoje ikiganiro. Urumva? Buradi yari umuntu agiye gutora. Ahitagaruka kukureba. Ahitagaruka kunyura. Sibyo? Ni gute umugiye w'umuntu ashobora kwifata? Nzi neza ko tutabiziranyeho. Ngo namuteye bagasanga ntayo namuteye ngo nkorohe. Umwiyorera je. Nkoroye nka. Ariko abantu ari abantu baba Kristo boss. Samantha ngo afite ubukristo. Ubuhe? Ushaka gusanga nimba atabufite umugabo waba ufite. Zira pranka zose nago bari kumwe se nago ikigano cya nyuma yaramwiyegamije. Eze pranka na pranka nazo ubukwe bwarabaye hagati ya Samantha na Farida. Bafite magakino tutazi. Nimba atari agakino karimo ari iby'ukuri, Farida yagakurikirana. Yanya byose cyane. Gusebya mu ruhame ugamije inyungu zawe bwite. Kurana ugusebya umuryango. Akwindura yizi papa. Uzukugerekaho ngo wateye inda. Bakubeshyera sha. Ukagaruka ukisubiramo ngo siyo. Unagariye. None se ayo itegeko ridakwiriye gukora akazi karyo nibi. Ahubwo rero reka njye mbyisabire. Baducungire neza igitsina gabo. Nimba tugezeho tugirirwa ishyari. Tukabeshyerwa amada tutateye. Uzi nka buriya yaba ari umugabo wabikoze. Kaza yibangura umugore afite inda yanjye. Nyuma bagasanga babeshya. Aha bari ubu ntago buhaza. Ariko nago ibintu nk'ibyo byaroroshye, dufite ibigo bipima ibintu nk'ibyo byaroroshye. Erega icyo si ikibazo. Guta umuntu yiziye guteza akavuyo mu murenge. Ngo uyu mugabo yanteye ndamutwitiye. None atwaye undi muntu. Mu gitondo ukagaruka ngo nabeshyaga. What is that? Ugendereye iki? Ni ibintu byo kwitondera. Si ibintu byo kwitondera. None se aho hantu ni gute itegeko ridakwiriye gukora akazi kayo? Icyakabiri nimba atari nabyo naragakino. Ni gute badakwiriye kureba uburyo bakinisha abantu ngo barembye barozwe? Uwamuroze n'uwatewe inda? Biri mango simu. Bira bintu, bira n'abantu batanga ubufasha runaka. Gutanga ubufasha si ikibazo. Byiza. Ariko nyine baje babanza bashishoza.
mana abantu no batumye dusonza bajye bashishoza bro nshobora kuba mfite ikibazo gikomeye kiriseriye bakagira ngo naya mapranka turi gukinira kuri social media ngo turapfuye baraturoze ugasanga uradupfanye ugasanga niko Dore Imbogo yapfuye Dore Imbogo babyise pranka Kanimba aravujwe bibaye ikibazo none nundi aje avuga ngo ararembye arapfuye mu minsi 3 tubonye akoze mariage ari kubyina akamanuka hasi so mbaraga zivuye ako tubuto twaratanzwe twibye ako bambe nige baba bataramuguriye imbuto gusaka muterera ibiti abobo nagushobotse man nagushobotse biriseri neza bagutereye igiti ntibazajya ho rusoroma no ufite imbaraga ariko ku isoko ari wajye ugasanga zashize bobo busi nagushimira ahubwo mvanaha oya urayikura gusa icyo nasoza mvuga nava abantu dushishoze kabiri tugira ukuri kuzuye gatatu nimba ari nabyo mwihangana ako ngiye uko mbibona akantu nagakino pe oya n'abantu bagende babikurikirane babishishoze neza baze batubwira hano muri comment oya badutuka ariko babanje kubireba mushishoze murebe babanze bakoresha ubwenge mukurikiranye zira video uburyo igihe zakorewe uburyo zaprodingiwe mukurikirane ibyakurikiweho n'amareaction mukurikirane na finali yabyo mukurikirane nimba n'imvano y'uburwayi mukurikirane n'uwavuga ko yabuteje mukurikirane n'ibyo yitangarije murakoze reka tugushimire asante